Habari zenu ndugu wapenzi watazamaji wa masomo yetu yanayopita hapa kwenye channel ambayo inaitwa Pogestar University. Muraho neza nshuti banyeshuri kandi beza b'amasomo yacu mu by'ukuri kandi anyura hano kuri Pogestar University cyangwa se hano kwenye chuo kikuu kuri university cyangwa se kaminuza nkuru, ariko kandi nanone tukaba dufite ishami ryo kubigisha indimi cyangwa se n'ubundi tukaba tubafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira ngo mubashe kuba abahanga mu by'indimi, mubashe kuba inzobere. Uyu munsi rero tuje kubigisha ururimi rw'igiswahili, uburyo ki mu by'ukuri wamenya amagambo atandukanye kandi y'ingenzi akeneye gukoreshwa cyangwa se akenewe n'abantu batari bake muri uru rurimi. Tunakuja kujikita katika baadhi ya maneno muhimu ya Kiswahili. Tuje kwibanda cyane cyane hasa ku magambo y'ingenzi y'igiswahili cyangwa se nk'uko twabyanditse, namwe mu magambo y'ingenzi y'igiswahili. Amagambo ashobora guhindura ubuzima bwawe cyangwa se n'ubundi akaba yagukura hamwe akakujyana ahandi. Cyane ko n'ubundi uru rurimi rw'igiswahili bivugwa ko rwamaze kuba ururimi rwa Afurika, na ndetse kandi rukaba ruteganya no kuba ruharenga, cyane ko n'ubundi ibimenyetso bimwe na bimwe bigenda byigaragaza, cyane ko n'ubundi ruvugwa n'abazungu, rukavugwa n'abirabura, rukavugwa n'abarabu. Uru rero ni ururimi rwiza cyane kandi rushobora kugufasha cyane, cyane ko binavugwa ko mu gihe kizaza uru rurimi mu by'ukuri ari rwo ruzajya rukoreshwa mu kugura, mu guhaha, ndetse mu masoko mpuzamahanga cyangwa se mu masoko nyafurika, ari rwo rurimi rwemejwe cyangwa se byemejwe ko ruzajya rukoreshwa. So byakabaye byiza rero ufashe icyemezo cyo gukurikirana rino somo ku mpamvu yo kugira ngo umenye urwo rurimi ejo utazatakara. Naitwa teacher ama mwalimu wa Pogestar kutoka hapa mjini Kigali. Kama kawaida mnajua hilo, kuwa siwadanganyi sana. Mnajua ya kwamba mimi ni mwalimu wa Pogestar kutoka hapa mjini Kigali. Ninakuja hapa kuwakabidhi somo hili la Kiswahili ili muweze kuelewa mambo mbalimbali katika Swahili. Nibyo navugaga, musanzwe mubizi ko ndi mwarimu wa Pogi, nkabanje kandi kugira ngo mbashyikirize ubumenyi cyangwa se amagambo amwe namwe ashobora guhindura byinshi mu buzima bwanyu. Hebu tuanzie hapa kwenye neno la moja ama neno moja ambalo litakuwa linajikita katika somo hili. Ku ijambo rimwe hano rya mbere ry'ibanze tugiye guheraho kandi n'ubundi ryibanda kuri iri somo. Aya rero namwe mu magambo y'ingenzi mu Giswahili nk'uko twabivuze. Ijambo rya mbere ryitwa cyangwa se ryanditswe ko ari kuhoji. Kuhoji katika Kinyarwanda ni ukubaza, mu Kinyarwanda ni ukubaza. Kuhoji, kubaza, kubaza umuntu nk'ibyo yakoze cyangwa se kubaza umuntu ikintu runaka ashinjwa cyangwa se n'ubundi kintu arimo abazwa ashobora kuba yaragizemo uruhare. Kubaza, kuhoji. Reka turebe urugero. Anahojiwa vile alivyofanya. Arabazwa ibyo yakoze. Anahojiwa vile alivyofanya. Arabazwa ibyo yakoze. Urumva ko ni mu gihe cyashize. Katika Swahili tunasema kwamba ni wakati uliopita. Mu Giswahili tuvuga ko ari ibihe byashize cyangwa se ali wakati uliopita, igihe cyarangiye, wakati uliopita. Tugeze rero ku ijambo rya kabiri ari ryo naryo ryitwa kuuliza. Kuuliza nabyo ni ukubaza, ariko ukabaza umuntu ushaka kumenya nk'ahantu ujya, cyangwa se nabyo ushobora kubaza umuntu ushaka kumenya ikintu runaka. Kuuliza, kubaza. Dufite urundi rugero. Uliulizwa kuhusu kilichotokea jana. Aliulizwa kuhusu kilichotokea jana. Yabajijwe ku byabaye ejo hashize, cyangwa se yabajijwe ku bigendanye n'ibyabaye ejo hashize. Aliulizwa kuhusu kilichotokea jana. Yabajijwe ku byabaye ejo hashize. Tugeze rero kuri gatatu, aho twasanze hari ijambo ryitwa ushuhuda. Ushuhuda rero babyita cyangwa se tubyita ubuhamya. Ushuhuda, ubuhamya. Reka turebe urugero. Nina ushuhuda kuwa alimupiga jana. Mfite ubuhamya ko ejo hashize yamukubise. Kupiga mutu ni ugukubita umuntu.
mujye mutandukanya ijambo kupiga na kupika. Abantu benshi barabyitiranya, ariko ubundi kupiga ni ugukubita umuntu, ariko iryo jambo rikaba rikoreshwa no mu bindi bitandukanye nk'uko tuzagenda tubibona. Hanyuma kupika byo ni uguteka. Kupiga gukubita, kupiga kupika guteka. Kupiga gukubita, kupika guteka. Reka rero turebe izindi ngero zitandukanye. Nina ushuhuda kuwa alimupiga jana. Mfite ubuhamya ko ejo hashize yamukubise. Ibyo twabibonye, ahubwo reka twigendere tugere kuri 4, aho tuhasanga irindi jambo ryitwa ushahidi. Ushahidi naryo rishobora gukora nka ushuhuda, ariko ubundi ushahidi ni ibimenyetso cyangwa se ikigaragaza ko ufite ibintu runaka uzi ku byo ushaka gutangaho ibyo bimenyetso. Ushahidi, ibimenyetso cyangwa se n'ubundi nabyo byaba ubuhamya ushaka gutanga wenda kugira ngo ugaragaze icyo kintu runaka. Tugeze rero ku rugero rw'iri jambo ushahidi. Ushobora kuvuga uti nina ushahidi kwamba alimuiba. Nina ushahidi kwamba alimuiba. Mfite ubuhamya ko yamwibye, cyangwa se mfite ibimenyetso by'uko yamwibye. Nina ushahidi kwamba alimuiba. Mfite ibimenyetso ko wamwibye, cyangwa se ko mu by'ukuri hari ikintu wamutwaye. Tugeze kuri 5, aho tuhasanga nanone ijambo ryitwa ushirikiano. Ushirikiano cyangwa se ushirikiano byitwa ubufatanye. Kuba waba uri kumwe n'umuntu mukagira ibyo mwumvikanaho, hanyuma mukabikorera hamwe. Tubyita mu Kinyarwanda ubufatanye. Ubufatanye. Reka rero turebe urugero kuri iri jambo ryitwa ushirikiano. Ushirikiano ni mzuri katika kazi. Ubufatanye ni bwiza mu kazi. Ushirikiano ni mzuri katika kazi. Ubufatanye ni bwiza mu kazi. Kandi koko nibyo, ntago mu by'ukuri wagira icyo ugeraho udafatanije n'abandi. Byose bisaba kugira ngo ugire icyo ukora n'undi agira icyo akora, kugira ngo murebe ko mwagira ibyo mugeraho. Nubwo n'ubundi hari ababigeraho wenda badafite izindi mbaraga nyinshi, ariko nabyo n'ubundi byo bageraho hari aho biba byaraturutse mu bandi bantu runaka nabo bakusanyije imbaraga kugira ngo bigerweho, wenda nawe ugaheraho. Rero nanjye nabashishikariza kuwa na ushirikiano, kugira ubufatanye muri byose. Hanyuma reka tugere ku ijambo rya 6 ari ryo twabonye ryitwa hatua. Hatua. Hatua ni intambwe, cyane cyane intambwe umuntu atera agera, cyangwa se agira ibyo ageraho, cyangwa se intambwe umuntu atera afite ibyo yagezeho cyangwa se ibyo ashaka kugeraho. Urugero, ushobora kuvuga uti alipiga hatua kubwa katika kazi yake. Yateye intambwe ndende, cyangwa se yateye intambwe ikomeye mu kazi ke. Mu by'ukuri wenda yakoze ibishoboka byose uwo muntu atera imbere, cyangwa se agera ku bindi bintu bizagora abandi kuba babigeraho. Icyo gihe rero yateye intambwe ikomeye cyane kugira ngo abigereho. Hari intambwe yateye wowe ubwawe utarabasha gutera. Niyo mpamvu tubyita hatua. Alipiga hatua kubwa katika kazi yake. Yateye intambwe ikomeye mu kazi ke. Rya jambo kupiga urabona ko rigarutse mu bundi buryo, ari byo n'ubundi muzakomeza kugenda mubona mu nteruro zitandukanye, cyangwa se uko tuzarushaho kugenda tubasobanurira. Kupiga, kupika, ibyo byose mu by'ukuri bishobora gukoreshwa no mu bundi buryo, kandi bikagira ibisobanuro bitandukanye n'ibyo twabonye haruguru. Alipiga hatua kubwa katika kazi yake. Ibyo twabibonye rwose ko ari umuntu uba warateye intambwe ndende mu kazi ke, akagira ibyo ageraho. Hanyuma tugeze ku nteruro ya 7, aho twasanze ijambo ryitwa musada. Musada ni ubufasha cyangwa se inkunga. Musada, inkunga cyangwa se ubufasha, ni ikintu umuntu ahabwa n'undi muntu kugira ngo amufashe. Icyo kintu iyo wamaze kucyakira rero cyitwa ubufasha wahawe, cyane cyane mu gihe waba utagifite, cyangwa se mu gihe utabasha kukigezaho, cyangwa se niyo wabasha kukigezaho bikaba byakugora, bikakorohera kuba hari abandi bantu
mu by'ukuri bagufasha nyine bakaguha umusada, bakaguha ubufasha kugira ngo icyo kintu kigereho vuba vuba. Ibyo rero tubyita musada, ubufasha cyangwa se inkunga. Reka turebe mfano, urugero. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji msaada wako. Turifuza ubufasha bwawe cyangwa se dukeneye ubufasha bwawe. Tunahitaji msaada wako, turifuza ubufasha bwawe. Reka noneho twikomereze tugere hano ku nteruro ya 8, ariho twasanze ijambo rishya nk'aho ari rishyashya muri benshi cyangwa se risa nk'aho ari rishyashya mu matwi ya benshi, ryitwa makusudi. Makusudi rero ubundi ni nkana mu kinyarwanda gitomoye twavuga ko ari ugukora ikintu ukigambiriye. Gukora ikintu nkana ni ugukora ikintu ukigambiriye. Mu by'ukuri nta bundi buryo numva nasobanuramo iri jambo. Makusudi ni nkana, gukora ikintu nkana, gukora ikintu mu by'ukuri ukigambiriye. Hanyuma reka turebe urugero kuri iri jambo ryitwa makusudi katika Swahili, mu Giswahili. Ushobora kuvuga uti alifanya makusudi, alifanya makusudi, yabikoze nkana cyangwa se yakoze ibingibi abigambiriye. Alifanya makusudi, yabikoze nkana cyangwa se yabikoze abigambiriye cyangwa se n'ubundi yari abigambiriye ariko abikora nkana. Ni nkaho nk'umuntu ashobora kukubwira wenda ngo mu by'ukuri ntuteke amazi yo kunywa, wenda ukabikora nkana ukayateka kandi yakubujije. Ibyo rero ahanini byitwa ko wabikoze nkana, wabikoze wabigambiriye, tukabyita rero makusudi. Hanyuma tugeze ku 9 aho noneho dusanga hari ijambo ryitwa kutunga. Kutunga rero ni uguhimba cyangwa se guhanga, bijya kwitiranwa ariko ubundi mu kinyarwanda cyiza ni uguhimba, no mu Giswahili cyiza ni kutunga, guhimba. Ku rugero ushobora kuvuga uti ni vizuri kutunga shairi, ni vizuri kutunga shairi. Ni byiza guhimba igisigo cyangwa se umuvugo. Shairi cyangwa se shairi ni umuvugo cyangwa se igisigo. Ni vizuri kutunga shairi, ni byiza guhimba igisigo cyangwa se umuvugo. Ni ya nyandiko abantu bandika hanyuma bakayandika kugira ngo bagaragazemo ubuhanga bw'ibyo bavugaho runaka, cyangwa se rw'ibyo ibintu runaka bitandukanye bavugaho, cyangwa se bibanda ku bintu by'amateka byabaye ariko bakabishyira mu gisigo cyangwa se n'ubundi mu muvugo runaka bitewe n'icyo bashaka kugaragaza. Hanyuma tugeze ku 10 aho dufite ijambo ryitwa burudani. Burudani ni imyidagaduro. Burudani, imyidagaduro. Imyidagaduro ni iki? Imyidagaduro ni ukuba abantu bidagadura nyine, kuba abantu bidagadura cyangwa se bafite ibituma bidagadura. Kwidagadura uburyo ki twabisobanuramo ni ukuba abantu nyine banezerewe, bafite umwanya wo kuba bahura bagasabana cyangwa se bakagira ibyo bakora nk'imikino cyangwa se bagakina kinamico n'ibindi bitandukanye kugira ngo babe bari hamwe bishimye cyangwa se bafite ibyo bakorana. Tubyita rero burudani, imyidagaduro cyangwa se mu by'ukuri ibintu bizana ibyishimo. Ni ibintu bizana ibyishimo cyangwa se bihuriza abantu hamwe. Hanyuma burudani twabibonye ko ari imyidagaduro, ahubwo reka turebe urugero. Ushobora kuvuga uti tovuti ya burudani ni nzuri, urubuga rw'imyidagaduro ni rwiza. Tovuti ya burudani ni nzuri, urubuga rw'imyidagaduro mu by'ukuri ni rwiza. Kandi koko nibyo, kwidagadura ni byiza, bituma ubuzima mu by'ukuri bukomeza. Ahubwo reka turebe nimero ya 11 aho tuhasanga nanone irindi jambo ryitwa matumaini. Katika Swahili matumaini, neno hili linamaanisha nini? Iri jambo riragaragaza iki cyangwa se rivuze iki? Matumaini ni ibyiringiro. Matumaini, ibyiringiro. Urugero ushobora kuvuga uti ni vizuri kuwa na matumaini la wakati ujao. Ni byiza kugira ibyiringiro by'ejo hazaza.
Ni vizuri kuwa na tumaini cyangwa se na matumaini ya wakati ujao. Ni byiza kugira ibyiringiro by'ejo hazaza. Ni vizuri kuwa na tumaini la wakati ujao. Ni byiza kugira ibyiringiro cyangwa se icyizere cy'ejo hazaza. Ahubwo noneho nanone nk'uko twahoze tubivuga, reka turebe namba ya 12, namba ya 12. Ubwo iyo namba ya 12 cyangwa se iyo nimero ya 12 dusanga ijambo ryitwa mutaalamu. Mutaalamu ni umuntu w'impuguke cyangwa se intiti. Mutaalamu, impuguke cyangwa se n'ubundi intiti. Impuguke rero ni umuntu uba uhugukiye nyine ibintu bitandukanye, cyangwa se nk'uko n'ubundi mubyumva, impuguke ni umuntu uhugutse cyane cyangwa se umuntu ufite ubumenyi abandi badafite. Ni umuntu wenda wize amashuri menshi cyane ariko akayiga mu kintu runaka, akaba aricyo ashobora kuba yabamo impuguke muri idha fulani, mu ishami runaka. Ishami turyita idha. Idha ushobora kuvuga uti idha ya Kiswahili, ishami ry'igiswahili idha. Ntabwo ari ishami ry'igiti kuko iry'igiti turyita tawi. Tawi ni ishami ry'igiti, hanyuma idha ni ishami ry'ikigo runaka cyangwa se ry'ibintu runaka. Hanyuma rero mutaalamu ni impuguke cyangwa se intiti. Nk'uko twahoze tubisobanura, dushobora kureba noneho urugero mu by'ukuri kuri iri jambo. Nshobora kuvuga ngo, cyangwa se nawe ushobora kuvuga ngo, mimi ni mupiga picha mutaalamu. Ndi umufotozi wabigize umwuga, cyangwa se ndi inzobere mu byo gufotora. Muri make ni nkaho waba uvuze uti ndi inzobere mu bijyanye no gufotora, cyangwa se mu gufotora ndi intiti yabyo. Mimi ni mupiga picha mutaalamu. Ndi umufotozi wabigize umwuga, cyangwa se ndi inzobere mu by'amafoto. Reka noneho turebe ijambo ryitwa ukosefu kuri nimero ya 13. Ukosefu ni ibura ry'ikintu runaka cyangwa se ukubura kw'ikintu. Bishobora kuba ukubura kw'abantu cyangwa se ukubura kw'ibintu, ariko bikaba byaraburiwe irengero cyangwa se byarabuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukosefu, ibura cyangwa se ukubura kw'ikintu. Dushobora kwifashisha nk'uru rugero ukavuga uti, cyangwa se nkavuga nti, ukosefu wa maji huleta hatari kwa watu. Ibura ry'amazi ritera akaga ku bantu. Nibyo rwose. Wibaza uburyo ki amazi aramutse abuze ubuzima bwahangayika, cyangwa se uretse n'ubuzima kuba bwajya mu kaga, utekereza ko abantu bo batajya mu kaga? Niyo mpamvu rero tuvuga ngo ukosefu wa maji huleta hatari kwa watu. Ibura ry'amazi cyangwa se ukubura kw'amazi bishobora kuba byazana akaga ku bantu. Amazi katika Swahili, mu Giswahili tuvuga ko ari maji. Ntuzavuge mayi. Swahili ya Kongo ntago rwose ariyo mbigisha. Mayi abantu benshi numva bavuga ngo mayi rwose ntago icyo ngicyo ari Igiswahili kinoze. Tuvuga maji katika Swahili sahihi, mu Giswahili rwose gikosoye neza. Hanyuma ushobora kwifashisha n'urundi rugero ukavuga uti, nilikuwa na ukosefu katika siku zilizopita. Nari narabuze cyangwa se nari naraburiwe irengero mu minsi yashize. Wenda wari ufite ibintu mu by'ukuri byari bikuzitiye, ulikuwa na vipingamizi ama vikwazo, wari ufite imbogamizi zitandukanye, hanyuma urabura neza abantu barakubura, uburirwa irengero. Ushobora rero kubwira abantu mu by'ukuri ukavuga uti, nilikuwa na ukosefu katika siku zilizopita. Nari narabuze mu minsi cyangwa se mu minsi yashize. Hanyuma tugeze kuri nimero 14. 14 ushobora rwose kwivugira uti lengo. Lengo rero ni intego. Lengo, intego cyangwa se icyo utumbiriye kuzageraho. Urugero ushobora kuvuga uti, nina lengo la kujenga jengo kubwa katika mji Kigali cyangwa se mujini Kigali. Mfite intego yo kubaka inyubako nini hano mu mujyi wa Kigali. Mu by'ukuri jengo ni inyubako. Jengo ni inyubako,
inzu tukayita nyumba. Nina lengo la kujenga. Kujenga rero ni ukubaka, jengo ikaba inyubako. Kitu kikubwa ni ikintu nyine kiba ari kinini. Mu mujini ni mu mujyi nk'uko bisanzwe, bamwe muri mwe musanzwe mubizi. Nina lengo la kujenga jengo kubwa hapa mjini Kigali, cyangwa se ukavuga ngo katika mujini, katika mujyi wa Kigali. Mfite intego yo kubaka inyubako nini hano mu mujyi wa Kigali. Aha, reka dukomeze noneho kuri nimero yacu ya 15, twirebere iri jambo ryitwa shayiri. Shayiri ni umuvugo nk'uko twabyize haruguru, kugira ngo tubashe kubisobanura byumvikane neza. Dufite urugero mfano. Shairi hili limeandikwa vyema. Uyu muvugo wanditswe neza. Shairi hili limeandikwa vyema. Uyu muvugo wanditswe neza. Ushobora kuza noneho ukajya kuri 16 aho twasanze ijambo ryitwa kuhariri cyangwa se kuhariri. Kuhariri rero ni ugukosora, ariko noneho ntago ari ugukosora byo kurekebisha, ahubwo ni ugukosora ikintu mbere yuko kijya mu isoko, kwa kundi abantu bandika ibitabo, abahanga cyangwa se abayobozi babyo wenda bafite nabo bafatanije kubyandika, bakabinyuzamo amaso kugira ngo barebe ko mu by'ukuri nta makosa arimo. Ibyo tubyita kuhariri, gukosora. Ni nko gukosora nyine nk'ibitabo byanditswe cyangwa se ikindi kintu mbere yuko kijya ku isoko, kugira ngo nyine kijye ku isoko mu by'ukuri cyujuje icyo twita ubuziranenge. Hanyuma dufite urugero, ushobora kuvuga ngo shairi hili limehaririwa vyema. Uyu muvugo mu by'ukuri wakosowe neza na wataalamu walioitunga, cyangwa se na wataalamu waliolitunga. Uyu muvugo wakosowe neza n'abahanga bawuhimbye. Shairi hili limehaririwa vyema na wataalamu waliolitunga. Uyu muvugo wakosowe neza n'abahanga bawuhimbye. Shairi hili limehaririwa vyema na wataalamu waliolitunga. Uyu muvugo wakosowe neza n'abahanga cyangwa se n'impuguke zawuhimbye. Hanyuma dushobora noneho kuza tukagera mu by'ukuri kuri 17, aho dushobora kuhasanga ijambo ryitwa kuhama. Kuhama rero ni iki? Kuhama ni ukwimuka. Igihe mu by'ukuri ufite umugambi cyangwa se gahunda runaka yo kuva mu gace urimo ujya mu kandi, cyangwa se yo kuva mu gace kamwe ujya mu kandi. Kuhama tubyita kwimuka mu Giswahili cyangwa se no mu Kinyarwanda. Dufite ingero zitandukanye zigera kuri 4 kuri rino jambo, arizo mu by'ukuri kandi tugiye kubasomera kugira ngo mubashe kumenya matumizi yake, imikoreshereje cyangwa se imikoreshereze yaryo y'iryo jambo. Nilihamia kusini. Unaposema kwamba ulihamia kusini, unamaanisha kwamba kuna mahali fulani ambapo ulipokwenda. Ni ukuvuga ngo ubugaragaza ko hari ahantu runaka wagiye. Nilihamia kusini. Nimukiye mu majyepfo. Kusini na amajyepfo. Nilihamia kusini. Nimukiye mu majyepfo. Ushobora no kongera ukavuga uti anataka kuhamia kaskazini. Arashaka kwimukira mu majyaruguru. Amajyaruguru mu Giswahili tuyita kaskazini. Anataka kuhamia kaskazini. Arashaka kwimukira mu majyaruguru. Kaskazini, amajyaruguru. Ako nako kakibikaho. Hanyuma dushobora no kuvuga tuti tunahamia magharibi. Tunahamia cyangwa se tutahamia magharibi. Tutahamia magharibi. Tuzimukira mu burengerazuba. Uburengerazuba tubwita magharibi. Tutahamia magharibi. Tuzimukira mu burengerazuba. Hanyuma ushobora no kuvuga uti tulihamia mashariki. Twimukiye mu burasirazuba, cyangwa se ukivugira uti tulihamia mashariki mwa Rwanda. Twimukiye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Tulihamia mashariki mwa Rwanda. Twimukiye mu burasirazuba
bw'u Rwanda, cyangwa se ukivugira uti tulihamia mashariki, twimukiye mu burasirazuba. Uburasirazuba rero tubwita mashariki. Hanyuma dushobora kureba hano kuri 18 ijambo ryitwa kupaka. Kupaka ni ugusiga, gusiga ikintu irange cyangwa se amavuta yo ku mubiri. Kupaka, gusiga. Dufite urugero hano rwerekeranye n'iri jambo kupaka. Nipo najipaka mafuta. Ndimo kwisiga amavuta, cyangwa se nipo najipaka marashi. Marashi ni parufe cyangwa se umubavu. Hanyuma dushobora noneho kugera ku nteruro mu by'ukuri ya 19, aho tuhasanga irindi jambo ryitwa dawa. Iri ngiri wenda abantu bamwe bashobora kuba barizi kuko abarwara ni benshi. Dawa rero tubyita umuti. Umuti. Dufite urugero kuri iri jambo. Ni bora kuchukua dawa iliyowekwa na daktari hadi itapita. Ni byiza gufata imiti yagenwe na muganga kugeza irangiye. Ni bora kuchukua dawa iliyowekwa na daktari hadi itapita. Ni byiza mu by'ukuri gufata imiti yagenwe cyangwa se wandikiwe na muganga kugeza irangiye. Hanyuma kandi dufite interuro ya 20 nziza cyane yitwa kutegemea. Kutegemea rero ni ukwishingikiriza, bishobora no kuba kwiringira, kwizera, cyangwa se n'ubundi kwizera ko ikintu kizaba. Kutegemea ni nk'ubundi ni nk'ibyiringiro, kwiringira cyangwa se kwizera icyo kintu runaka utegemeyeho cyangwa se wiringikiyeho, wishingikirijeho. Ushobora kuvuga uti ku rugero, nategemea kuwa upendo wetu utadumu. Mu by'ukuri niringiye ko urukundo rwacu ruzaramba. Nategemea kuwa upendo wetu utadumu. Niringiye ko urukundo rwacu ruzaramba cyangwa se ruzabaho iteka ryose. Nategemea kuwa upendo wetu utadumu. Niringiye ko urukundo rwacu cyangwa se nizeye ko urukundo rwacu ruzaramba. Hanyuma reka tugere ku nteruro ya 21 kandi nziza cyane, aho tuhasanga irindi jambo ryitwa kulazimisha. Kulazimisha rero no guhatiriza, cyangwa se kubwira umuntu gukora ibintu adashaka gukora, cyangwa se kumvisha umuntu ibyo adashaka kumva, cyangwa se kubwira umuntu gukora ibintu ku gahato, cyangwa se n'ubundi gukoresha umuntu ibintu ku gitutu kandi mu by'ukuri uwo muntu atabishaka, cyangwa se atabyitayeho, cyangwa se atabigusabye, cyangwa se atabikeneye, cyangwa se nanone n'ubundi atifuza kubikora, ariko n'ubundi ibyo bintu akabikora kubera ko uhari, kubera ko urimo kubimukoresha, kubera ko hari impamvu yaguteye kuba yakora ibyo bintu, kubera ko hari impamvu wewe ushaka ko abikora ku gahato, ku nyungu zimwe cyangwa se izindi zishobora kuba ari izawe, cyangwa se ari iza sosiyete yawe, cyangwa se ari iza kampani yawe, cyangwa se business yawe. Ibyo rero tukabyita kulazimisha, guhatiriza. Dufite urugero rutari rumwe kuri iri jambo kulazimisha. Ushobora kuvuga uti usinilazimishe kufanya chochote kile. Ntumpatirize gukora icyo ari cyo cyose. Usinilazimishe kufanya chochote kile. Ntumpatirize cyangwa se ntukampatirize rwose gukora icyo ari cyo cyose. Iki gihe rero ntago mu by'ukuri uba wifuza ko umuntu agukoresha ku mategeko ye, cyangwa se ku mbaraga ze bwite, cyangwa se ku buryo ubwo ari bwo bwose yifuzamo ko wakora ibintu kandi wowe utabishaka. Rero ushobora kuba wamubwira uti my dear friend, wamubwira ati rafiki yangu, nshuti yanjye, usinilazimishe kufanya chochote kile. Ntumpatirize gukora ibyo ari byo byose. Hanyuma dufite urundi rugero narwo. Ushobora kuvuga uti sio vizuri kuwalazimisha. Si byiza kubahatiriza. Wenda abo bantu
ntibashaka wenda kujya mu bukwe ariko ukumva ko uko byagenda kose ugomba kubacomekamo politiki yawe bakajyayo. Icyo gihe rero uba urimo urabahatiriza, ariko noneho ushobora kuvuga uti cyangwa se undi muntu akaza akakubwira ati rafiki yangu sio vizuri kuwalazimisha, nshuti yanjye si byiza kubahatiriza. Kulazimisha rero ukamenya ko ari uguhatiriza. Dufite kandi urundi rugero ruvuga ruti cyangwa se rugira ruti usilazimishe cyangwa se usilazimishe mtu yeyote. Usilazimishe mtu yeyote. Ntukagire uwo uhatiriza. Usilazimishe mtu yeyote. Ntukagire uwo uhatiriza. Ntabwo ari byiza guhatiriza umuntu uwo ari we wese, kuko umuntu afite uko akoramo ibintu bye nuko abigenzura. Ushobora kuza rero ukampatiriza kujya mu bintu bimwe cyangwa ibindi, nkahita nkubwira nti my friend cyangwa se ndugu yangu, muvandimwe, usinilazimishe kwenda pale, ntumpatirize kujyayo, cyangwa se usilazimishe mtu yeyote. Ntuhatirize umuntu uwo ari we wese gukora ibyo weho wumva ko ushaka kandi we mu by'ukuri atabikeneye. Hanyuma dufite interuro yacu ya 22, noneho rero igira ngo lazima cyangwa se igira iti lazima. Lazima rero ni ikintu kiri ngombwa, ni ngombwa cyangwa se ikintu kiri ngombwa kugikora cyangwa se kukireba. Ni lazima kutazama mpira wa kandanda. Ushobora kwivugira uti ni ngombwa kureba umupira w'amaguru cyangwa se iyi mipira y'amaguru ya lazima, ni ngombwa. Urugero ushobora kuvuga uti ni lazima kuwa katika mapenzi. Ni ngombwa kuba mu rukundo. Ni lazima kuwa katika mapenzi. Ni ngombwa kuba mu rukundo. Dufite irindi jambo kandi rizana urugero rwiza, aho ushobora kuvuga uti sio lazima kuwepo. Sio lazima kuwepo. Si ngombwa kubayo, ntabwo bikenewe rwose. Wenda ufite ibindi bintu ukora cyangwa se urabona atari ibyangombwa nyine, ukaba wavuga uti rwose sio lazima kuwepo, ntabwo ari ngombwa kubayo. Wenda ufite ibintu byinshi ukora, ufite kuba wakemura ibyo bituma ushobora kuba uriyo, ukabikemura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi utagombye kujyayo. Nta mpamvu yo gutakaza umwanya ubusa, my dear friend. Umwanya urahenda cyane, umwanya ni ikintu gikomeye cyane. Igihe kirahenda, kubera ko igihe cyashize ntabwo kigaruka. So rero ushobora kubwira umuntu wenda arimo gutumira mu bintu bitari ngombwa cyangwa se mu bintu bidafite agaciro, bidafite epfo na ruguru, ukamubwira uti sio lazima kuwepo. Si ngombwa kuba mpari, ntabwo ari ngombwa, ntabwo bikenewe. Hanyuma dufite urundi rugero aho ushobora kuvuga uti ni lazima kujifunza Kiswahili. None aha ngaha ho rero rwose biba biri ngombwa cyane, kubera ko kwiga Igiswahili twabibonye ko bifite umumaro cyane, ko n'ubundi isoko nyafurika hafi ya ryose kwigura n'igurisha hazabaho ibihe byo gukoresha Igiswahili cyonyine. Abakizi bazunguka, abatakizi bazahomba. Rero ntabwo ari byiza kwicara utiga izindi ndimi tubategurira, kubera ko ururimi rw'Igiswahili ni ururimi rwiza rushobora gufasha umuntu uwo ari we wese kubaho mu gihugu kirenze kimwe. Urugero wenda nko mu Rwanda tuzi ko ari igihugu kimwe kivuga u Rwanda, wenda no mu Burundi, kuko mu Burundi hari Ikirundi nacyo gisa nkaho gisa n'Ikinyarwanda. Ibyo wenda biradufasha kuba twajya mu Burundi tugakorayo ibintu bitandukanye bitatugoye mu rurimi. Ariko noneho ku yindi migabane cyangwa se mu zindi mbibi cyangwa se mu bindi bihugu bitandukanye, hari ibihugu birenga 5 bikoresha ururimi rw'Igiswahili. Ibyo bihugu byose rero ntabwo ubuzima bwagucanga uzi urwo rurimi. Ushobora mu by'ukuri kujyayo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ukajya gushakayo ubuzima. Wajya Zambia, wajya hehe hose, wajya Congo, wajya Tanzania, wajya Kenya, aho hose baba bakoresha Igiswahili no mu bindi bihugu bitandukanye. Ibyo rero bishobora koroshya ubuzima kuruta uko waba utakizi, cyane ko hari abantu benshi bafashijwe kwiga Igiswahili kikaba cyarababyariye inyungu. Ni lazima kujifunza Kiswahili. Ni ngombwa kwiga cyangwa se ni ingenzi rwose kwiga Igiswahili, biri ngombwa cyane. 23 ushobora kuvuga uti kufurahisha. Kufurahisha rero ni ugushimisha cyangwa se kunezeza umuntu.
gutuma umuntu agira ibyiyumvo runaka cyangwa se gutuma umuntu agira uko yiyumva bitandukanye n'uko yari ari mbere y'uko umushyiramo ibyo byiyumvo. Gushimisha mwese murabyumva ni Ikinyarwanda, ubwo rero tubyita kufurahisha. Gushimisha nk'umuntu cyangwa ibindi. Si ku bantu gusa, ushobora no gushimisha akanyamaswa kawe nk'agapusi, ukagaburira neza, imbwa yawe ikurindira umutekano ku gipangu, uyigaburira neza, icyo gihe nayo irishima nubwo wenda utabibona, ariko rwose irishima mu buryo butangaje. Hanyuma rero reka tugere noneho ku rugero cyangwa se ku ngero zitandukanye kuri iri jambo ryitwa kufurahisha. Ushobora kuvuga uti nitakufurahisha hadi milele, nitakufurahisha hadi milele, nzagushimisha kugeza ku iherezo, nzagushimisha mpaka cyangwa se nzagushimisha bya burundu. Nitakufurahisha hadi milele, nzagushimisha kugeza ku iherezo. Nitakufurahisha hadi milele. Urundi rugero ushobora kuvuga uti nataka niwafurahishe, nataka niwafurahishe, ndashaka kubanezeza cyangwa se n'ubundi ndashaka kuba nabashimisha. Nataka niwafurahishe cyangwa se nataka kuwafurahisha, byose birakoreshwa. Hanyuma reka tugende twihuse tugere kuri nimero ya 24, aho dusanga ijambo risa nkaho rikomeye cyane kuri bamwe ryitwa kucanja kuni. Kucanja kuni, ubundi ijambo kucanja ryonyine risobanura ibintu byinshi, ariko iyo twongeyeho iyi kuni, kuni ni inkwi mu Kinyarwanda. Kucanja kuni, kwasa inkwi. Kwasa inkwi rero bikorwa bite? Ni ugufata igiti kinini cy'ingiga, bagafata ishoka cyangwa se indyankwi, nk'uko n'ubundi bamwe mu bantu batandukanye bagenda babyita amazina atandukanye bitewe n'agace baturukamo cyangwa se bakomokamo. Ni ukwasa inkwi cyangwa se gusatura inkwi. Iyo bafashe iyo ndyankwi cyangwa se ishoka, bayikubita kuri icyo giti bamanitse amaboko, hanyuma bakamanura iyo shoka bakayikubita kuri icyo giti kuko iba ifite ubugi, icyo giti kigasaduka, bakagisaturamo uduce duto duto dushobora kwifashishwa mu guteka ibintu bitandukanye wenda bikomera nk'ibishyimbo cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Mu Rwanda wenda babayeho kera barabizi cyane ko abenshi bose ntago bavukiye mu mijyi, hari abavukiye mu byaro. Abo ngabo bagomba kuba bazi amashoka, niyo mpamvu dufata umwanya kugira ngo tubisobanure cyane kubera ko hari abatabizi, abavukiye mu mujyi cyangwa se bataragize amahirwe yo kuba babona izo shoka n'izo nkwi. Ibyo rero tubyita kucanja kuni, kwasa inkwi. Dufite urugero hano, baba anacanja kuni, papa arasa inkwi. Icyo gihe wenda umuntu ashobora kuba aje kumureba akakubaza ati iso arihe cyangwa se papa wawe arihe, wenda arimo kwasa inkwi zo kugurisha cyangwa se zo gutekesha, ukamubwira uti baba anacanja kuni, papa arasa inkwi wenda hariya hepfo. Urundi rugero ushobora kuvuga uti niko nachanja kuni ili nipike chakula, ndimo kwasa inkwi kugira ngo nteke icyo kurya. Niko nachanja kuni ili nipike chakula, ndimo kwasa inkwi kugira ngo nteke icyo ndya. 25 rero ho ushobora kuvuga uti kucanja. Kucanja nabyo rero ntaho bitandukaniye n'ibya mbere, ariko mu busobanuro bikaba bitandukanye cyane, aho kucanja noneho hano bisobanura gukingira. Gukingira ni ugutanga urukingo rw'indwara runaka kugira ngo ubuzima bw'uwo muntu butazandura iyo ndwara. Kucanja, gukingira indwara. Ushobora kuvuga uti tulichanjwa COVID-19, tulichanjwa COVID-19, twakingiwe COVID-19, tulichanjwa COVID-19, tulichanjwa COVID-19, twakingiwe indwara ya COVID-19 cyangwa se COVID-19 nk'uko abantu bayita, cyane ko n'ubundi yari yarakamejeje mu minsi yashize irimo irahitana abantu nkaho n'ubundi yari ihagarariwe na Satani, ariko turashima Imana ko iyo ndwara irimo igenda ikira cyangwa se yanakize. Hanyuma tugeze kuri nimero 26. Iyi nimero nayo ikaba idatandukanye cyane n'izindi nimero zayibanjirije, aho nayo iri mu mujyo umwe nazo.
Chanjo rero, chanjo yo ni urukingo. Chanjo ni urukingo. Hanyuma reka turebe ingero kuri chanjo, ari byo byitwa urukingo mu Kinyarwanda. Dushobora kwifashisha iri jambo chanjo tugakora interuro igira iti: tulichanjwa chanjo la virusi vya corona. Twakingiwe urukingo rwa virusi ya corona. Tulichanjwa chanjo la virusi vya corona. Twatewe cyangwa se twakingiwe urukingo rwa virusi ya corona. Urundi rugero ushobora kuvuga uti: nimechanjwa dhidi ya virusi vya corona. Nimechanjwa dhidi ya virusi vya corona. Nakingiwe virusi irwanya corona cyangwa se nakingiwe virusi ya corona. Kwevidi ni ukurwanya. Kwevidi ni ukurwanya, niho hava iri jambo dhidi. Dhidi. Nimechanjwa dhidi ya virusi vya corona. Nakingiwe indwara ya virusi ya corona. Hanyuma tugeze kuri 27, aho tuhasanga ijambo ryitwa uwani. Uwani ni mu ndabyo hagati. Icyo gihe rwose uba uzirimo uzitemberamo, uzinyarukamo rwose, ugenda uzireba zigushimisha cyangwa se unazikoramo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uko waba ubishaka uko ariko kose. Uwani mu ndabyo hagati rwose. Uwani nyine ni mu ndabyo indani imbere. Mu ndabyo wenda uri mu iduzene y'indabyo, sinzi uko nabyita, ariko uri mu mavaze menshi y'indabyo agukikije. Icyo gihe uri muri uwani, uri mu ndabyo. Ku rugero rworoshye cyane ushobora kuvuga uti: niko natembea uwani. Ndimo ndatembera mu ndabyo cyangwa se ndi gutembera mu ndabyo. Niko natembea uwani. Ndi gutembera mu ndabyo rwagati. Urundi rugero ushobora kuvuga uti: Keza hupenda kuwa uwani wakati anapokuwa na muda. Keza akunda kuba mu ndabyo iyo afite umwanya. Keza hupenda kuwa uwani wakati anapokuwa na muda. Keza akunda kuba mu ndabyo iyo afite umwanya. 28 naho dushobora kuhasanga irindi jambo ryitwa mauwa. Mauwa byo noneho ni indabo cyangwa se indabyo. Byose mu Kinyarwanda birakoreshwa kandi biremewe. Ushobora kuvuga indabo cyangwa se indabyo. Dufite rero urugero kuri uru rugero cyangwa se kuri iri jambo ryitwa mauwa. Ushobora kuvuga uti: Star anapenda mauwa hadi kufa. Stari akunda indabyo byo gupfa cyangwa se kugeza ubwo yapfa, kubera ko ashobora kubura izo ndabo agahangayika. Star anapenda mauwa hadi kufa. Stari akunda indabyo byo gupfa. Hanyuma ushobora noneho gukomeza uvuga uti: wasichana wengi huwa wanapenda mauwa sana. Abakobwa benshi bakunda indabyo cyane. Wasichana wengi huwa wanapenda mauwa sana. Abakobwa benshi bakunda indabyo cyane. 29 dushobora kuvuga tuti: uwa. Uwa rero ni ururabyo rumwe. Uwa ururabyo. Uwa ururabyo ni ururabyo rutarenze rumwe nk'uko nabisobanuye haruguru, aho dushobora kwivugira tuti rwose: nina uwa moja tu. Nina uwa moja tu. Mfite ururabyo rumwe gusa. Iri jambo tu mu Giswahili rivuga gusa. Nina uwa moja tu. Mfite ururabyo cyangwa se ururabo rumwe rwonyine cyangwa se ururabo rumwe gusa. 30 sasa dushobora kuvuga tuti, cyangwa se hari ijambo rigira riti kujulisha. Kujulisha rero iri ni ijambo ryiza mu by'ukuri abantu benshi bari bakeneye kumenya, aho byitwa mu Kinyarwanda kumenyesha. Kujulisha, kumenyesha. Umenyesha ibiki iyo uvugana n'inshuti zawe, cyangwa se n'ubundi ni ibiki biba mu buzima bwawe byangombwa ukwiye kumenyesha abantu. Reka rero turebe urugero kuri iri jambo ryitwa kujulisha. Ntuzasome kujulisha no. Hiyo siyo Swahili sahihi. Iyo ntago ari Swahili kosoye. Ahubwo dusoma kujulisha. Ushobora kwifashisha iri jambo ugakora interuro igira iti: nitakujulisha nikifika. Nitakujulisha nikifika. Nzakumenyesha nimpagera.
nitakujulisha nikifika, nzakumenyesha nimpagera. Hanyuma dufite urundi rugero rugira ruti unijulishe kwa muda, unijulishe kwa muda, umenyeshe ku gihe. Impamvu tudashyiramo u hano ntago mu Giswahili tuyikoresha, dusoma muda ariko iyo u hari ubwo itajyamo. Unijulishe kwa muda, umenyeshe ku gihe, umenyeshereze igihe. Ni nkaho wakavuze ngo umenyeshereze igihe, wenda una mpango na mtu mwingine ambaye yupo kando yako, anasema kwamba kuna taarifa ambazo anataka kutaarifu. Unaweza kumwambia ndugu yangu mpenzi, mpendwa, tafadhali na kuomba unijulishe kwa muda. Nyamuneka nshuti yanjye ndagusabye umenyeshe ku gihe, ibintu nk'ibyo. Hanyuma tugeze ku nteruro ya 31, aho noneho dusanga ijambo ryitwa ucungu. Ucungu rero ni akababaro. Ucungu, akababaro. Akababaro mwese murakazi, ni ukuba umuntu atameze neza cyangwa se afite ibyamubabaje. Ashobora kuba yapfushije abantu cyangwa se yatakaje akazi cyangwa se yashwanye n'umukunzi we na mupenzi wake. Icyo gihe byose bishobora kuba byamutera ucungu cyangwa se byatuma agira akababaro mu buzima bwe, akumva atameze neza cyangwa se n'ubundi akaba atarimo kwiyumva neza muri ako kanya. Ucungu rero nk'uko twabivuze haruguru ni akababaro. Reka turebe ingero zitandukanye cyangwa se twibande kuri uru rugero twabateguriye, aho ushobora kuvuga ngo nina uchungu, mfite akababaro. Nina uchungu, mfite akababaro. Ana uchungu, afite akababaro. Wana uchungu, bafite akababaro. Muna uchungu, mufite akababaro, n'ibindi tuzagenda tubibigisha. Ahubwo reka tugere hano kuri 32, aho tuhasanga irindi jambo ridatandukanye n'iryo tumaze kuvuga haruguru, ijambo risa nkaho rijya gusa naryo ryitwa majonzi. Majonzi ni agahinda cyangwa se intimba. Majonzi, agahinda cyangwa se intimba. Dufite urugero, ushobora kuvuga uti Akaga ana majonzi kwa kuwa mke wake alifariki siku hizi. Akaga afite intimba kuko umugore we yitabye Imana iyi minsi. Akaga ana majonzi kwa kuwa mke wake alifariki siku hizi. Akaga afite intimba cyangwa se afite agahinda kuko yabuze umugore we, kuba yaritabye Imana cyangwa se kuba yarapfuye. Kufariki ni ugusezera isi, kuwaga dunia ni ukuva ku isi. Kufariki ni ugupfa cyangwa se kwitaba Imana. Akaga ana majonzi kwa kuwa mke wake alifariki siku hizi. Akaga afite agahinda cyangwa se intimba kuko yapfushije umugore. Reka dukomeze tugere kuri iri jambo naryo ridatandukanye n'ayo tumaze kubona, cyane ko biri mu mujyi umwe. Iryo ngiryo rikaba riri kuri nimero ya 13, rikaba ryitwa cuki. Iri jambo cuki rero turyita urwango. Cuki ni urwango. Urwango, cuki. Je, unanichukia? Ese uranyanga? Najua kwamba haunichukii. Nzi neza ko utanyanga. Na mimi pia siwachukii. Nanjye rwose kandi simbanga. Ndabyizeye cyane. Hanyuma tugeze ku rugero kuri iri jambo cuki ryitwa urwango. Ushobora kuvuga uti sina chuki yoyote kwako. Sina chuki yoyote kwako. Nta rwango na ruke ngufitiye, cyangwa se nta rwango urwo ari rwo rwose mu by'ukuri ngufitiye. Sina chuki yoyote kwako. Nta rwango na ruke ngufitiye. Hanyuma dufite urundi rugero aho ushobora kuvuga ngo ananichukia mimi. Ananichukia mimi, amfitiye urwango cyangwa se aranyanga, cyangwa se ukavuga ngo anachuki na mimi. Anachuki na mimi ni ukuvuga ngo amfitiye urwango. Anachuki na mimi, amfitiye urwango. Hanyuma noneho dushobora kuza kuri 34, tukavuga tuti kuchukia. Kuchukia ni ukwanga. Kuchukia, kwanga. Kwanga rero ni ukuba udakunda imico y'umuntu runaka, ukaba wakanga ibyo akora. Ushobora kuvuga uti ninachukia tabia zake, nanga imico ye.
ninachukia tabia zake. Urwo narwo ni urugero nguhaye ushobora gukoresha, cyangwa se ninachukia tabia zake, nanga imyitwarire agira, cyangwa se nanga imico ye, ingeso ze. Kuchukia rero ni ukwanga ikintu runaka cyaba wenda kitagushimishije, cyangwa se ikintu nyine ushobora kububona ukumva kigustressa cyangwa se kitakuzanamo amahoro. Ibyo rero ushobora kuvuga ko tubyita chuki cyangwa se kuvichukia, kubyanga. Reka turebe ingero zitandukanye kuri iri jambo kuchukia. Kuchukia rero ushobora kuvuga uti mimi nakuchukia sana, ndakwanga cyane. Ushobora kuvuga ngo ninakuchukia sana, cyangwa se ukavuga ati mimi nakuchukia sana, njyewe ndakwanga cyane, cyangwa se ndakwanga cyane. Ariko rwose kwangana ntabwo ari byiza. Abantu mu by'ukuri bari bakwiriye gukundana, kandi muri Bible cyangwa se muri Biblia takatifu kuliandikwa kwamba sio vizuri kuchukia mtu yeyote yule. Byanditswe ko atari byiza kwanga umuntu uwo ari we wese, ahubwo ko dukwiye gukunda abatwanga cyangwa se tugakunda abanzi bacu. So kubw'ibyo rero ntago ari byiza kwanga abantu abo ari bo bose. Mukunde akwange, icyo nicyo Imana ishaka cyane, ko n'ubundi ariho abantu babonera umugisha. Kuko nukunda abagukunda se bizagenda bite? Biba byiza iyo ukunze abakwanga, kuko niba ukuraho umugisha kuba wereka Imana ko ufite umutima mwiza kuri bose, nayo ikaboneraho kuba yakogeza cyangwa se ikagushimira, ikagutangaza mu bamarayika bayo, nayo ikavuga ati dore umwana niremeye uburyo ameze. Niyo mpamvu rero mukwiriye kuba mutagomba rwose kwanga abantu. Mukunde abanzi banyu, ahubwo ibibateza gucumura mu bihongere kure cyane. Hanyuma reka tugere ku ijambo ryitwa kuzidi, ari ryo mu by'ukuri ushobora nanone kuvuga ngo mimi sikuchuki. Mimi sikuchuki uba uvuze ngo sinkwanga. Mimi sikuchuki, sinkwanga. Hanyuma reka tugere kuri iryo jambo nari mvuze ryitwa kuzidi, ari ryo jambo rya 35 ryitwa kuzidi. Bishobora kuba gukomeza cyangwa se kurusha. Ushobora kuvuga ngo ninakuzidi kila kitu, mba mvuze ngo nkurusha buri kimwe. Ariko nanone rikaba rikoreshwa nko gukomeza, kuendelea, gukomeza, kuzidi. Reka turebe urugero. Ushobora kuvuga uti ninazidi kujifunza Kiswahili, nkomeje kwiga Igiswahili. Ninazidi kujifunza Kiswahili, nkomeje kwiga Igiswahili. Icyo gihe ushobora no gukoresha kuendelea, ukavuga uti ninaendelea kujifunza Kiswahili, nkomeje kwiga Igiswahili. Tugeze kuri nimero ya 36, aho tuhasanga amagambo atandukanye mu ngero zinyuranye ku ijambo rimwe gusa ryitwa adabu. Adabu ni ikinyabupfura. Ikinyabupfura. Yeye hana adabu, we nta kinyabupfura agira. Yeye hana adabu, we nta kinyabupfura agira. Irindi jambo ku rugero ushobora kuvuga uti wao hawana adabu, bo nta kinyabupfura bagira. Bo, wao ni bo. Wao hawana adabu, bo nta kinyabupfura bagira. Ushobora no kwifashisha urugero nkuru ukavuga uti sisi tuna adabu. Sisi tuna adabu, twe dufite ikinyabupfura. Sisi ni twebwe. Sisi, twebwe. Ushobora kwifashisha n'uru rugero ukavuga uti nyinyi hamuna adabu, mwebwe nta kinyabupfura mufite, cyangwa se mwe nta kinyabupfura mufite. Wenda ntimwarizwe neza, ari byo bihita bituganisha kuri iri jambo ryitwa kuleya. Kuleya rero ni ukurera. Kurera, kuleya, kurera. Ushobora nk'ubu kurikoresha uvuga uti nilimulea mtoto huyo vizuri. Nilimulea mtoto huyo vizuri. Uyu mwana namureze neza, n'umwana w'imico myiza, ana adabu nzuri, ana fadhila, n'umwana ufite ikinyabupfura n'uburere. Hanyuma ushobora kuvuga nanone hano kuri 38 ukivugira ijambo gusa ryitwa kushauri. Abahanga bahita bumva ko n'ubundi ari ukugira inama. Kushauri. Kushauri rero ni ukugira inama umuntu cyangwa se abantu kugira ngo ave mu bintu bimwe, cyangwa se n'ubundi kugira ngo agire ibyo akora, agire ibyo areka, cyangwa se kugira ngo agire wenda ibyo yakikosora bigendanye wenda mu by'ukuri n'ibyo yakoraga wenda
mu by'ukuri bitari byiza. Tubyita rero kushauri, ni ukugira inama cyangwa se kugira umuntu cyangwa se abantu inama. Urugero rutari rumwe dufite dushobora kwifashisha tuvuga tuti ningependa kukushauri kutoenda katika harusi. Mu by'ukuri ndakugira inama yo kutajya mu bukwe. Wenda urabizi ko ubwo bukwe buri bupfe, cyangwa se urabizi ko ubwo bukwe utakoze ibintu byiza, wenda abantu bari bubibone nabi, cyangwa se wahoze ukundana n'uwo mukunzi cyangwa se n'uwo mukobwa wakoze ubukwe, cyangwa se n'uwo mugabo wenda mwari mugikundana, wenda yashatse n'undi muntu, yashakanye n'undi muntu kubera imari zitandukanye. Urabizi ko wenda nakubona ubukwe ari bubusobeke. Mbizi neza mbihagazeho ko biri bugende gutyo, nakubwira nti ningependa kukushauri kutoenda katika harusi. Ndifuza kukugira inama yo kutajya mu bukwe, cyangwa se nakabaye kuba nkugira inama yo kuba utagomba kuba wajya muri ubwo bukwe. Ndakugira inama yo kutajya mu bukwe. Harusi ni ubukwe. Harusi cyangwa se arusi byose ni kimwe. Hanyuma ushobora no kwivugira uti ni bora kushauriana. Ni byiza cyangwa se byaba byiza tugiranye inama. Kushauri ni ukugira umuntu inama, hanyuma kushauriana ni ukugirana inama. Ntabwo ari ukugirana inama zo guhura n'abantu mugafatamo imyanzuro runaka, ahubwo ni ukugirana inama mu buryo bw'ibitekerezo. Ni bora tukishauriana. Ni byiza tugiranye inama, cyangwa se byaba byiza tugiranye inama. Dufite urundi rugero rushamikiye ku ijambo kushauri, aho dushobora kuvuga tuti usinishauri kwa kuwa najua kila unachotaka kusema. Ntungire inama kuko nzi ibyo ushaka kuvuga, cyangwa se nzi ibikurimo. Usinishauri kwa kuwa najua kila unachotaka kusema. Ntugire icyo ungiraho inama, rwose nzi ibyo uhora uvuga. Ashobora kuba ari umuntu n'ubundi udafite ibintu bifatika, n'ubundi akubwira ibintu kumva ntibijya mu mutwe, cyangwa se inama ze n'ubundi zidafatika. Ukaba wamubwira uti my friend, ndugu yangu, rafiki yangu, usinishauri kwa kuwa najua kila unachotaka kusema. Ushobora rero kuba wavumbuye ibyo ashaka kukugiraho inama, cyangwa se ubifitiye igisubizo, ukaba ubona atari ngombwa yuko abikubwira, ugahitamo mu by'ukuri kuba wamubwira uti usinishauri, ntungire inama, ndakwinginze, nta gitekerezo cyawe nshaka. Hanyuma tugeze kuri 39 kandi dusatira umusozo w'isomo ryacu. Ushobora kuvuga uti kudhoofika ni ugucika intege, kupungukiwa na nguvu, kugabanyuka kw'intege. Zishobora kuba iz'umubiri, cyangwa se intege zishobora kuba intege zo kuba wenda wacitse intege mu bintu runaka. Kudhoofika, iri ngiri risa nkaho rikomeye cyane no kurivuga, niyo mpamvu tugiye kuryibandaho kugira ngo mubashe kurifata. Dusoma kudhoofika rero ni ugucika intege nk'uko bisanzwe, aho n'ubundi dufite ingero cyangwa se urugero kuri iri jambo. Ushobora kuvuga cyangwa se kubwira umuntu wenda ubona ari mu mage, cyangwa se ubona n'ubundi uwo muntu ari mu kaga gakomeye ko gutakaza akazi, cyangwa se n'ubundi ari mu kaga gakomeye ko kureka ibyo yatangiye kubera ko abona ko nta cyizere cy'ejo hazaza afite, cyangwa se abona ko n'ubundi yakoze ibishoboka byose, akaba yumva yafata umwanzuro wo kureka ibyo bintu cyangwa se kubihagarika. Kandi wowe mu by'ukuri ukaba ubona ko nabikomeza hari igihe bizacamo. Aha rero ushobora kuvuga uti usidhoofike, ntuzacike intege, cyangwa se ntugacike intege. Usidhoofike. Ndugu yangu mpenzi, nakushauri kutodhoofika. Nshuti yanjye mukunzi, nkugiriye inama yo kudacika intege. Usidhoofike katika mafunzo haya ya Kiswahili. Ntuzacike intege muri aya masomo y'igiswahili, cyangwa se muri izi nyigisho z'igiswahili. Dufite namba ya 40. 40 ni 40, ni 40 mu Giswahili. Namba ya 40 rero ni nomero ya 40, niko tubyita mu Giswahili. Ubwo ngubwo akaba ari nayo ya mwisho, akaba ariyo ya nyuma dusorezaho kugira ngo tubigishe iri jambo ryitwa kudhalau.
Kudhalau rero cyangwa se kudhalauliwa, ubundi kudhalau ni ugusuzugura, agasuzuguro kitwa dhalau. Dhalau ni agasuzuguro, kudhalau ni ugusuzugura, gusuzugurwa tubyita kudhalauliwa. Kudhalauliwa tuzabireba mu isomo rikurikira. Kudhalau rero ni ugusuzugura umuntu cyangwa se kumva ko n'ubundi uwo muntu ntacyo ari cyo kuri wowe, kandi nyamara ashobora kuba afite icyo amariye abandi, ariko we kubera ubutunzi ufite cyangwa se ibindi bintu bitandukanye ukaba wahitamo kumusuzugura. Wenda se ufite amafaranga we ntayafite, ugahitamo gusuzugura abatayafite. Ntabwo ari ikintu cyiza my dear friend, ntabwo ari ikintu cyiza, kuko ntiwamenya umuntu igihe azabonera ubuzima. Ushobora kuba uyafite agushuka uyu munsi, ejo akabura, wowe wasekaga akayabona nawe akaguseka. Tubyita kuba yaguha inkwenene. Ibyo rero ntukifuze ko byakubaho, cyane ko umuntu wasuzuguye abantu akize cyangwa se afite icyo arusha abandi, iyo akennye we ntabona n'umufasha. Igihe n'ubundi nawe yari afite ibintu ntawe yafashije, n'ubundi nawe yabibuze cyangwa se bimushizeho, ntago n'ubundi agira cyangwa se nta burenganzira aba afite bwo kuba yagira uwo asaba, kuko n'ubundi bavuga ngo ntugasabe uwo wimye. So rero nibyo twita kudhalau, gusuzugura. Urugero rero kuri iri jambo ushobora kuvuga ngo usidhalau mtu yeyote. Ntuzasuzugure umuntu uwo ari we wese. Usidhalau mtu yeyote. Ntuzasuzugure umuntu uwo ari we wese. Jifunze vizuri, iga NEZA. Ulikuwa nami Apogee Star kupitia kwenye channel ambayo inaitwa Apogee Star University. Ninakutakia kuwa na usikilizaji mwema katika somo hili la Kiswahili. Ninawapenda sana hadi kufa. Ninategemea ya kwamba somo hili limewafurahisha sana, na pia mnaenda kuzingatia somo hili la Kiswahili kuwa litakusaidia kuwasili popote pale ambapo utakapokuwa unataka kujua, ama utakapokuwa unaamua kufika ama kuwasili kwenye ziara ya kikazi kwako. Ikiwa wewe ni maafisa ama wewe ni kiongozi mkuu, ukapanga ziara ya kikazi, itakusaidia sana kusikilizana ama kusikiliziana na wazalendo wa nchi mbalimbali zinazounda barani Afrika. Chao chao.